ka Dalivaza nta muntu uhakandagira, ni agace gakumiriwe, ukagiyemo ugaba ushaka kwiyahura nta n'uwazaza kukurebayo. Akandi gace dusorejeho ni agace kitwa Oymyakon. Agace kitwa Oymyakon ni agace ko mu Burusiya, ni agace gaherereye mu birometero ibihumbi uturutse mu murwa mukuru Moscow w'Uburusiya. Ni agace kitwa umutima wa Siberia. Kugeza uyu munsi ku isi ngo niko gace gakonja kurusha utundi duce twose ku isi, aho ubushyuhe buke ndetse cyane ku buryo nyine byanagorana kubwita ubushyuhe ahubwo ukabwitira ubukonje. Ni agace gakonja ku rwego rwo kagera munsi yo gukuramo cyangwa se -71 dogere Celsius. Mujya mubona hano i Kigali iyo mwageze kuri 17 cyangwa se wenda byakabije mwageze kuri 15, mwese mwambaye amakote mutitira mu kazi, mwambaye amasogisi, ariko muri aka gace ka Siberia ho bajya bagera munsi ya 0.71. Uyu munsi aka gace kitwa umutima wa Siberia cyangwa se Oymyakon abantu bose bakimutsemo kugeza ubwo hasigaye abantu bajya kuri 500 bonyine.